Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mwana natwe migano dukora umunsi ku munsi. Itorero rya ADEPR ritegura kwizihiza imyaka 80 y'ivugabutumwa mu Rwanda. Gusa iri torero rikaba ryatangaje ko insengero 1154 zigiye kuba amateka kuko zigiye guzwa n'izindi nsengero. Umushumba mukuru wungirije w'itorero ADEPR Rutagarama Eugene yatangaje ko insengero zirenga 1154 ziri mu zafunzwe kubera kutubahiriza ibisabwa zigiye guzwa n'izindi nsengero. Ibi yabigarutseho ku cyumweru tariki ya 14 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2025 ubwo yari yitabiriye ikiganiro n'itangazamakuru cyagarukaga ku myiteguro y'isabukuru y'imyaka 80 y'ivugabutumwa iri torero rimaze rishinzwe mu Rwanda. Mu nsengero zigera ku 3141 iri torero rya ADEPR rifite, izisigaye zikora kuri ubu zujuje ibisabwa ni insengero zigera kuri 970 nyuma y'igenzurwa ryakozwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB. Pastor Rutagarama Eugene yavuze ko insengero zirenga 1900 ziri mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa kugira ngo zibe zafungurirwa nazo zikongera kuba zasengerwa. Ibi abivuga akaba yagize ati, uyu munsi mu itorero ADEPR ubusanzwe rifite amatorero 3142, uyu munsi izifunguye ni 970, izirenze 2100 zirafunzwe kuko zitujuje ibisabwa, ariko turi mu rugendo rwo kugira ngo twuzuze ibisabwa kandi biri kugenda neza. Natwe hari uruhare twakoze dushima muri ayo matorero 1158, aya akaba agize 37%. Dukwiye kuyahuza n'andi kugira ngo tubashe kugira itorero rishyitse. Yakomeje agira ati, twahuje aya matorero kugira ngo twuyongerere imbaraga, hari ibyo tuhashingiyeho kugira ngo tuyahuze. Hari n'ahantu wabonaga habangamira ubuzima bw'abanyetorero, ahantu hafundamye ni ahantu hato hafite ubuso butoya. Ibyo byose twabiganiriyeho n'inama y'abashumba bashima ko ayo matorero yegera andi agahuza imbaraga akaguka. Yakomeje ashimira abanyetorero bari gukora ibishoboka byose kugira ngo insengero zabo zizuze ibisabwa. Yasobanuye ko kandi itorero rya ADEPR rifite gahunda yo gukomeza umurimo w'ivugabutumwa no kwakira abayoboke bashya, bityo ko hazakomezwa gahunda yo kubaka insengero zigezweho. Umushumba mukuru w'itorero ADEPR Ndayizeye Isaie yavuze ko insengero zigera kuri 27 zamaze guhabwa ibyangombwa kuko yuko zujuje ibisabwa, ariko hari n'andi matorero menshi ya ADEPR yamaze gutanga ibyangombwa kugira ngo bisuzumwe nayo abashe kuba yakemererwa kongera gusengera mu nsengero zabo. Pastor Ndayizeye Isaie kandi yanavuze ko abakristo bashyize imbaraga mu guharanira ko insengero zabo zaba ahantu heza ho gusengera. Umuyobozi nshingabikorwa w'itorero ADEPR yerekanye ko mu mwaka wa 2023 ubwo iri torero ryakoraga ubusesenguzi bwari ryasanze nibura insengero zigera kuri 40% zitari zikwiye kubaho, kandi ko RGB yazifunze n'itorero riri muri gahunda yo kuba yazihuza n'andi matorero y'iri torero ADEPR. Yerekanye ko kandi ikigo gishinzwe ubuzima bwa ADEPR cyitwa Ubuzima Bwiza kiri muri gahunda yo kujya gitanga ubwishingizi ku nsengero zaba iza ADEPR cyangwa izandi matorero nk'uko biri mu bisabwa na RGB. Ubundi itorero ADEPR ryatangiye mu Rwanda mu mwaka wa 1940 mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi. Ubu ahangaha akaba ari mu rurembo rwa Gihundwe. Umuyoboke wa mbere wabatirijwe mu itorero ADEPR yabonetse mu nyuma y'imyaka 3 yivugabutumwa kuko yabatijwe mu mwaka wa 1943. Nyuma y'imyaka 85 itorero ADEPR rishinzwe, n'iryo torero rya kabiri rifite abayoboke benshi nyuma ya Kiliziya Gatolika, kuko kuri ubu ababarizwa mu itorero ADEPR barenga miliyoni 3. Ni mu gihe iri torero riteganya kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 y'ivugabutumwa rimaze rishinzwe, hari byinshi byakoze muri urwo rugendo byafashije mu buryo bw'ijambo ry'Imana n'iterambere ryo mu buryo busanzwe, kuko iri torero rya ADEPR rifite ibigo by'amashuri bigera kuri 316 byigwamo n'abarenga 1150, ababikoramo bagera ku 4400. Rifite kandi ibitaro byo ku rwego rwa kabiri rwa kaminuza, ibitaro bya kaminuza ya Nyamata biri mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, ndetse n'ibigo nderabuzima n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Reka mushimire wabanye nanjye, niba rugamba ugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe imigano dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.